Yesu ashimwe, nshuti bavandimwe muri Kristo Yesu, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iduhana umugisha namwe. Amen. Nyuma mugiye kuganira na Christophe, ndi umugabo ndubatse, Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni igihe cyawe n'Imana yawe. Imana iguciriye inzira, ubonetse kuri iyi tariki, ubonetse kuri uyu munsi. Ndifuza yuko ibiri buvugirwa aha ngaha uri bubifate ukabigira ubuzima kandi ukabigendana bikakubera impamba guhera none ndetse n'igihe uzatabarukira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma urwandiko rw'Abakorisayi igice cyaho cya 2 umurongo waho ni wa 14. Reka tuhasome mwumve ukuntu ijambo ry'Imana rivuze. Riravuze ngo kuri 14 haravuze ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Amen. Amen. Hanyuma ndifuza ko twongeraho irindi jambo rimwe riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 60 umurongo waho wa 20. Turasoma ku murongo waho wa 20. Reka twumve icyo havuze. Haravuze ngo Yesaya 60 umurongo wa 20 hari ijambo ryawe rivuze ngo izuba ryawe ntirizarenga ukundi, kandi ukwezi kwawe ntikuzijima, kuko Uwiteka ari uzakubera umucyo uhoraho, iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize. Haleluya. Amen. Hanyuma kuri 22 haravuze ngo umuto azagwira abe igihumbi, uworoheje azaba ishyanga rikomeye. Jyewe Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nigisohora. Amen. Iri jambo tugiye kuriganiraho. Ndashaka kubabwira ibintu bigera nko kuri 4 cyangwa 5 kandi bize kukwakamo, bize kuba umuriro muri wowe, kuko iyo narasomye ngerageza gusoma nsanga umuriro ni ikintu gikomeye. Ntiwisuzugure, nimba Imana yacu ari umuriro utwika ukongora, nawe nta handi ucometse ku Mana. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe nta handi bukwiye kuba ku Mana, kandi nuba ku Mana ntuzifate nk'umuntu uciriritse, kubera ko Imana iri hejuru y'ibindi bintu byose. Iri jambo ry'Imana riravuga ngo Imana yaraturemye yenda kutugira nkayoho gatoya, ngo haburaho hato cyane. Ni ukuvuga ngo ikindi yakoze, yafashe ubumana bwayo irabufata ngo ibibumbira muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo ibyari biri mu Mana yabishyize muri Kristo Yesu, irangije iramuduhereza. Dufite amahoro, dufite ubutsinzi, dufite kugirirwa neza, kubera ko Imana ariyo yabyemeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Bibiliya ndashaka kukwereka yuko Imana iyo igiye gukora ikintu ibishaka kugira ngo icyubahiro cyayo kigaragarire kuri twebwe, kandi ijambo ryayo ryaravuze ngo ntabwo izemera icyubahiro cyayo igihereza undi muntu. Ntibishoboka. Nkiri aha ngaha nyumva neza, nimba isi igira abashinzwe umutekano, ikagira abagenzacyaha, ikagira ababuranisha, ndagira ngo mutangarize ko ikintu cya mbere Imana ikoze, Imana yohereje igipolisi cy'ijuru kugira ngo kize kikurenganure. Amen. Haleluya. Kubera iki? Umva ijambo rikomeye. Iravuze ngo hari abantu bakugenzeho, bafata inzandiko barazandika, bafata ibirego barabihimba, bashakisha ikintu cyose cyatuma ubuzima bwawe buba kure y'Imana, kubera yuko ahantu umwijima uri Imana ntiyahaba. Ariko izo nzandiko ntago zari zivuye ku Mana. None nimba ari uko byagenze, Imana yakwitegereje ibona nta kindi gikwiriye, ikwiye kukoherereza abakwiriye kuza kureba nimba ibyo bintu bakuvugaho ko ari ukuri. Nicyo gitumye yohereje
ingabo yohereje igipolisi cy'ijuru kugira ngo kize kikurenganure. Nimba utari ubizi, ndagira ngo nkwereke yuko ntiwari uzi neza ko mu ijuru habayo ba komanda. Reka nkwereke. Wibuke Yosuwa ngo yigeze kuba igihe kimwe ari ku rugamba, ari kurwana, ngo ariko agiye kubona ngabona marayika araje, aramubwira ngo yewe marayika we, uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aramubwira ngo oya, yewe nje nonaha kandi nta kindi kinzanye, nje kuba umugaba w'ingabo zanyu, ni ngewe uje kubayobora kugira ngo ibyo uzajya unyumvana utagira ngo kandi biremwe kera. Ngewe bangiza umugaba w'ingabo nonaha, bivuye mu ijuru, ijuru rirabyemera riranyohereza, none rinkomandinze kugira ngo nze ahangaha nze mbayobore. Nimba utari ubizi, hari ikintu Imana igikora ako kanya kikitirirwa izina ryayo gusa. Yarashatse kumubwira ngo Imana niyo inyohereje, none ubwo inyohereje amakuru ngiye kuzajya nyakura ku Mana, noneho ayo mpawe nawe nyaguhe, nurangiza ugendere mu murongo wanyu. Bivuze iki? Haleluya. Amen. Biravuze ngo nimba mu ijuru bafite ba komanda, bafite abayobozi, bafite ingabo, nico gitumye Imana yohereje ingabo, yohereje abagenzacyaha baza kureba nimba koko ibintu bari kugushinza ari ukuri. Kuko nimba atari ukuri, umva ikintu cya mbere ngo kigiye guhita kibaho. Ngo igiye guhanagura urwo rwandiko rwakuregaga. Uranyumvise neza? Izere, igiye guhanagura urwo rwandiko. Muzi icyo bita guhanagura, efase, gusiba ugakuraho. Biravuze ngo hari bene data nakunze kumva bavuga ngo ubuzima bw'umuntu abantu bajya bandika, bakandika amashapitire agiye atandukanye, ariko iyo bagiye kwandika ibindi, kuko ikibaho kiba cyaruze, barabanza bagasiba. None hari ibyari byaranditswe, byari byaravuzwe ko ntacyo uzageraho, byari byaravuzwe ko nta gakiza mu muryango, byari byaravuzwe ko nta terambere, ariko uyu munsi ibyo ngibyo umva ukuntu bigenze, birasibwe. Biravuze ngo Zaburi 25 umurongo wa 3 haravuze ngo siko bizaba mu bamutegereza, nta ukozwe n'isoni muri mwebwe keretse abava mu isezerano ari nta mpamvu. Nimba ijambo ry'Imana rero ribyemeza, nuko bibaye. Vuga ngo I receive. Ibyo bintu ubyakire n'ibyawe mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Urwo rwandiko Imana irarusibye, iraruhanaguye, irukuyeho. Icya kabiri ngo irihisemo kurubamba. Imana ihisemo kurubamba. Ndagira ngo nkubwire, ikintu cyari kimaze igihe kirekire, kirashoboka ko cyaba ari icyaha, birashoboka yuko byaba ari ibigeragezo n'amakuba, ariko ibyo bintu Imana irabishinguye, irabibambye, ibishyize ku musaraba, irabishinguye, irabibambye. Kubera iki? Kubera yuko icyo Imana ikoze nicyo gikomeye kurenza ibindi byose. Kuko umusaraba w'abizera niyo bendera ryacu twebwe abakijijwe, ngo twemeye n'isoni zabo. None nimba ari uko bigenze, Imana ibyakuregaga byose ibitesheje agaciro. Imana ihimbaza. Twavuga ngo haleluya. Haleluya. Ariko Kristo ni mwiza bana yanjye. Ikimara kurubamba, umva ikindi kintu cya gatatu Imana ikoze, ngo ibambuye ubushobozi. Abo ni abaki? Ni abakugenza, ni abagenza urugo rwawe, ni abagenza abana bawe, ni abagenza umutware wawe, ni abagenza umugore wawe, ni abagenza akazi kawe, ni abagenza iterambere ryawe, ni abashaka intebe yawe, ni abashaka umuryango wawe. Ngo abo bose ngo Imana ibambuye ubushobozi. Akira ubushobozi, Imana ikoze inverse. Ibyo batekerezaga, ubwo bushobozi bashakaga kukwambura, Imana inyuranije amaboko. Iravuze ngo akira ubushobozi,
ahubwo ibyo batekerezaga siko bibaye. Ibishyize mu biganza byawe. Uko ibishyize mu biganza byawe, Imana iguhaye kuba hejuru y'ibyashakaga kuba munsi yabyo. Niko Yesaya yahanuye 57 aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, aravuga ngo nicyo gituma ntamwara, aravuga ngo nicyo gitumye nkomera, acira agukomera. Vuga ngo ndaciriye mu izina rya Yesu. Aravuga ngo acira gukomera. Ijambo ry'Imana niko rivuga, aravuga ngo ntabwo nzakorwa n'isoni. Nibyo koko hari isoni zagukoze 2024, hari isoni zagukoze muri cyagiye, ariko 2025 isoni ndazirukanye mu buzima bwawe, isoni ndazirukanye ku rugo rwawe, isoni ndazirukanye mu izina rya Kristo Yesu. Ngo ahubwo mu ruhanga rwawe Imana ihahaye gukomera, Imana ihahaye gukomera. Hari ibintu bindi bitatu Imana iguhaye. Icyambere, Imana iguhaye igitinyiro, iguhaye igikundiro, Imana iguhaye n'icyo bita ubutwari. Amen. Urabyakiriye mama? Urabyakiriye papa? Urabyakiriye musore nawe mukobwa? Urabyakiriye? Vuga ngo amen. Amen. Haleluya, haleluya. Bibiliya ihishemo ubutunzi bukomeye, kandi ntabwo bisaba gushyiramo imibare myinshi, ahubwo birasaba ko ibyo bintu byizera. Birasaba yuko ubyizera. Kubera iki? Hari umubyeyi umwe, ni umukozi w'Imana, yari yaranditse aravuga, yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo kuva nabaho ngo ntabwo ndabona ahantu ipusi yakanze intare. Aravuga ngo ahubwo ahantu hose hari intare ipusi ziribwiriza. None nimba utunze intare, reka nkubwire, utwari tumeze nk'ipusi twose tugiye kuva ku buzima bwawe, kubera yuko wowe utunze intare. Intare yinjiye mu buzima bwawe. Iyi ntare nta yindi ni Kristo ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo aho Yohana yarari, ngo yigeze kwicara, ngo arangije ngo ababazwa nuko habuze umuntu uwo kuza gucungura umwana w'umuntu. Umwe mu bakuru ngo aramusanga aramubwira ngo wirira Yohana, ngo kuko intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. None kubw'ijambo ry'Imana, uwo Kristo uramufite? Ese Yesu uramwizeye? Yesu uramukunda? Akubereye ingabo, akubereye intsinzi, niwe wizera, niwe uhanze amaso. Abantu baveho, kuko abantu bo bakubwira ko bidashoboka, ariko ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana biroroshye. Ibikombereye abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ibikomeye kuri wowe, ibifite ibyo ubona wowe bidashoboka, ku Mana n'ubusa, ku Mana biroroshye. Niyo mpamvu nakubwira ngo izere. Iyo Mana yizere, urabona ubutabazi. Imana ikugiriye neza, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Kuri iri jambo ry'Imana twasomye, riravuze ngo icyambere, riravuze ngo irahanaguye. Icyo ni icyambere, Imana irahanaguye. Icya kabiri iravuze ngo irarubambye, urwo rwandiko rwakuregaga. Icya gatatu iravuze ngo ibambuye ubushobozi. Icya kane ibivuze hejuru kubw'umusaraba wa Kristo Yesu. Haleluya. Ibivuze hejuru kubw'umusaraba wa Kristo Yesu. Yesu nicyo yakoze ageze ku musaraba, yaravuze ngo byose birarangiye. Ariho umwanditsi yanditse aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iki gihe abafarisayo bikorezaga abantu imitwaro nabo ubwabo batabasha kwikorera, bakayikoreza abandi. Ariko Kristo abonye yuko iyo mitwaro nta wundi wari kuyibatura, ageze aha aravuga ngo yemwe bantu mwaruhijwe n'iyo mitwaro y'abafarisayo, aravuga ngo mwararushye, ariko aravuga ngo yemwe abarushye mukaba mwaranaremerewe nimuze munsange yewe ndabaruhura. Yesu arashaka kukuruhura. Yesu arashaka kukuruhura. Umaze igihe kirekire wikoreye imitwaro, umaze igihe kirekire hari ibintu wikoreye, ariko Yesu arakuruhuye mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuze iki kuri iri jambo twasomye? Ryavuze ngo nuko rero umuto muri mwebwe, niko ryavuze. Haleluya. Yavuze ngo izuba ryawe ntirizarenga ukundi, acira izuba ry'umugisha ku buzima bwawe. Niko ijambo ry'Imana ryavuze muri Maraki. Ryaravuze ngo ariko mwebwe habubaho Uwiteka,
izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yanyu, ngo muzasohoka mukinagira nk'inyana zo mu bira, ngo muzaribatira abanyabyaha hasi, bazaba ivu munsi y'ibirenge byanyu. Umva, nta muntu wizera Yesu uzaba munsi y'ibirenge by'ubutware bwa Satani, ahubwo wowe Imana iguhaye ubushobozi kuko ufite Kristo w'umunyabutware n'umunyabushobozi, iguhaye ubushobozi bwo kugenda ukandagira utuntu twose mu izina rya Kristo Yesu. Sema haleluya. Aravuze ngo nuko rero izuba ryawe ntabwo rizigera ntirizarenga ukundi, ngo kandi ukwezi kwawe ntikuzijima, kuko Uwiteka ari we uzakubera umucyo uhoraho. Wari umaze igihe kirekire, reka nkubwire, wari umaze igihe kirekire umeze nk'umuntu uri mu mwijima, uri ahantu hatamurikiwe, uri ahantu hatabona. Uwo mwijima ni ubutware bwa Satani, ni imbaraga z'abakonikoni n'abadayimoni. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo izere Imana, kuko hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana. Kandi ntibigukange kubera yuko abari mu mahema y'Uwiteka naho isi yahinduka, twebwe turashinganye. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo ikomeye cyane, aravuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo isi n'ibizavaho n'ijuru rikavaho, ngo ariko umuntu wizera ngo azabona isi y'amasezerano ye, ngo ayo masezerano azayabona. Nicyo gitumye rero muri aka kanya ijambo ry'Imana rivuze yuko udakomeza kuba mu mwijima, ahubwo Imana igushyize mu mucyo mu izina ryayo. Ukwezi kwawe ntikuzijima mama, ukwezi kwawe ntikuzijima nshuti yanyu. Ariko hepfo hari ijambo ryavuze muri iki gitabo twasomye, hari ijambo ryavuze ku murongo waho wa 22. Umva uko havuze, haravuze ngo umuto muri mwe azagwira, cyangwa se umuto azagwira. Wari umaze igihe ubona nta nzira, wari umaze igihe ubona byaranze, ariko nimba hari icyo washakaga, nimba hari ubuzima wifuzaga burenze ubwo wari urimo, byakire mu izina rya Yesu. Umuryango wawe wari uri hasi, wabonaga bidashoboka, Imana iravuze ngo ugiye kugwira. Nta rubyaro wari ufite, ugiye kugwira. Wabonaga bizinesi zanze, ugiye kugwira. Ntabwo uzongera gukorera abandi, Imana iguhaye kwikorera. Ntuzongera gutegera amaboko udepanda ku bandi, Imana iguhaye ko nawe bakudepandaho, bagira icyo bagukeneraho mu izina rya Kristo Yesu. None iravuze ngo umuto azagwira b'igihumbi, uworoheje azaba ishyanga rikomeye, jyewe Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nigisohora mu izina rya Kristo Yesu. Ndifuza yuko wakira yuko hari ibintu bisohoye, kubyizera gusa nicyo kintu gikomeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka musengera Imana kandi wumve yuko hari ikintu Imana ikoze, ubyizere. Kubyizera Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya, kandi niwizera urabona ubwiza bw'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Turagushimiye mwami Yesu, tugushimiye kuri mwiza kandi ubereye mwiza bagutegereje bose n'ubugingo bwo gushaka, kuko ntawo muri twebwe uzakorwa n'isoni. Ijambo ryawe riravuze ngo kubw'umusaraba hari ibyo wakoze, ariko hari n'ibindi witegura gukora. Icyari gikomeye kwari ukurekura Kristo nawe akemera kuza, kuko ijambo riravuga ngo yabonye ko kugumana n'Imana atari ikintu cyo kugundira, ahubwo ngo yisiga ubusa, yambara kamero nk'ak'umugaragu w'imbata, yicisha bugufi ngaraganduka, ntiyakanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Kwari ukugira ngo aze aturonke. Nimba mwami hari umuntu wari umaze igihe ashaka kwakira Yesu, reka iri jambo aryizereremo, yumve ko nta handi ubuzima buri muri Kristo Yesu. Icubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.